Nguhaye ikaze wowe uhisemo gufungura ino video, ngira ngo ibiganiro byacu cyangwa se inkuru zacu mumaze kuzimenyera, ngira ngo mujya munabona amakomantere menshi cyane, harimo abadamu, abakobwa, abamama, bandika muri komantere bavuga bati nanjye ndashaka kubasangiza ubuhamya bwanjye. Ndagira ngo rero nawe udukurikiye, niba hari ubuhamya cyangwa se inkuru yawe wifuza kutugezaho, nimero yanjye ni 0785333903, watwandikira. Ikindi kandi dukorana na serivisi zijyanye na massage n'ibindi bintu nk'ibyo bijyanye no kuruhura umubiri. Ukeneye rero izo serivisi n'ubundi watwandikira kuri iyo nimero. Guys, ahangaha rero mfite message ni iy'umumama. Uyu mumama rero ni umumama watewe inda n'umusore. Uwo musore kandi arongera asubira inyuma atera inda umukobwa w'uwo mumama. Urumva ni situation igoye no kuyisobanura, ukuntu umubyeyi w'umumama asangira umugabo n'umukobwa we. Rero yaratwandikiye, arabanza arambwira uti sinshaka ko uzerekana ifoto yanjye kubw'umutekano wanjye n'umuryango wanjye, gusa ubuhamya bwanjye uzabunyuzeho kuko ndaremerewe pe, nkeneye ko mungira inama. Mbanze mpumeke neza ubundi mbasomere ino message y'uyu mumama. Namwe nimero zanjye nazibahaye ushaka kutwandikira. Yaranditse ngo nanjye ndagira ngo mungire inama kuko ndaremerewe pe. Ibaze ko njye n'umukobwa wanjye twatewe inda n'umugabo umwe. Uwo mugabo nta wundi ni umusore usanzwe udukorera akazi k'ubushoferi mu rugo. Ubusanzwe njye ndi umupfakazi, ndetse nyuma y'uko mbuze umugabo wanjye nagize agahinda gakabije cyane, ndiheba kuko umugabo wanjye yari byose kuri njye. Ntiyari umutware gusa ahubwo yari n'inshuti magara yanjye. Niwe wajyanaga umwana ku ishuri ndetse nyuma akagaruka nanjye akangeza ku kazi. Nyuma y'uko yitabye Imana, ubuzima bwabanje kuducanga, gusa nyuma y'igihe gitoya ntangiye kwiyakira, nahise nshaka umushoferi uzajya udutwara njye n'umukobwa wanjye, dore ko ari we mwana nari mfite wenyine. Uwo mushoferi akigera mu buzima bwacu, twatangiye kugenda dukira ibikomere twatewe no kubura umwe mu bacu ari we mutware wanjye, kuko uyu mushoferi ni umusore uganira cyane ndetse akanasetsa cyane. Gusa uko iminsi igenda ishira, natangiye kugenda mwiyumvamo bidasanzwe. Igihe cyaje kugera tuza no kuryamana, gusa turyamana bwa mbere byo nabikoreshejwe n'inzoga, ariko byarangiye n'ubundi dukomeje kujya turyamana buri wa gatanu, kuko narangizaga muri hangana guys no gusoma message haba harimo amakosa. Kuko narangizaga akazi kare, twahitaga tujya kuri hoteli. Mu kuryamana n'uwo musore, mbabwije ukuri, sinigeze nikingira cyangwa ngo nirinde gusama. Numvaga bitanambaho pe, cyane ko na mbere y'uko umutware wanjye yitaba Imana, twari twaragerageje kenshi kubyara umwana wa kabiri ariko byaranze. Numvaga rero ko ntakongera gusama, ariko nyuma nza kwisanga narasamye inda y'uwo musore. Byaranshimishije pe, kubera ko nari narifuje umwana wa kabiri byaranze. Ariko nyuma nanone ntangira kwibaza aho ndahera mbibwira uwo musore, cyangwa se uko nzabibwira umukobwa wanjye biranshanga. Gusa numvaga mfite gahunda yo kuzabibwira uwo musore, nkamusaba ko twakibanira, kuko numvaga kubyarira hanze nta mugabo bizaba ari nk'igisebo ku mwana wanjye, ndetse nzaba ntanze urugero rubi. Nkibyibazaho ntarafata umwanzuro, umukobwa wanjye yambwiye ko agiye gukora ubukwe, ngo kuko bamuteye inda. Nkimara kumva ko umukobwa wanjye atwite, naratunguwe ndetse ngwa mu kantu.
gusa nkumva ko nanone agiye guhita akora mariage, numva ntacyo bitwaye, ntago ansebeje. Naramwegereye turaganira, mubaza uwamuteye inda, ambwira yuko ari umushoferi wacu umaze igihe adutwara. Nkimara kumva ko ari umushoferi, naguye mu kantu, ubwoba buranyica. Kugeza ubu kano kanya nabuze n'aho mpera mbwira wa mushoferi ko yanteye inda, ndacyabyicaranye n'umwana wanjye ntago aramenya ko ntwite. Ariko ndagira ngo mungire inama. Ese ko ntwite n'umukobwa wanjye akaba atwite kandi inda twayitewe n'umusore umwe, ndabigenza nte? Kandi ko umukobwa wanjye n'uwo musore bagiye gukora ubukwe. Ese mbwiza ukuri umukobwa wanjye nyuma atazabimenya bikaba bibi? Kuko nanjye nkeneye umwana, ntago iyi nda nayikuramo pe. My goodness. Mbega message ndende ndayisomye umwuka urahera. Guys, buriya rero hari ibintu tujya twumva, hari nk'ibintu ngiye numva nkumva birenze ubwenge bwanjye, nkavuga si ibi bintu bishoboka gute? Ariko kuki abantu muri abahemu? Urugero nk'uwo musore njye niwe na blaming. Uyu musore byanga byakunda ntago nyirabuja yigeze abyandika ko yamuhaga amafaranga, ariko njye nkibyumva ndi gukeka ko uyu mugore yamuhaga amafaranga, kuko kibaye atari amafaranga ntago yari kujya asambana n'uyu mukecuru ngo yongere asubire inyuma aryamane n'uriya mukobwa. Bivuze ngo hose yajyagayo kuko uwo mukobwa wenda yamukundaga, bari mu kigero kimwe, ari nawe yifuza kugira umugore, ndetse abihisha uriya mukecuru ko akundana n'umukobwa we. None ndebera amabanga yacu ahantu ahera abera ibibazo, birangiye ateye umukobwa w'abandi inda na mama we inda. Ese wa muntu udukurikiye we, ubaye uri umugore ukishyira mu mwanya w'uriya mukecuru, wakora iki koko? Noneho hari n'ibintu wowe ubwawe, hari igihe umuntu burajya muri situation bitewe n'ukuntu iyo situation ikomeye, igayitse, iteye isoni, akabura n'umuntu yabibwira. Kuko ntabwo wambwira ukuntu umuntu w'umukecuru w'imyaka 40 yifata akajya kuri social media akandikira umuntu story y'ubuzima bwe atamuzi. Ni ukuvuga ngo aba yabuze umuntu baganira basi akaruhuka, akaruhura umutima, bitewe n'uko icyo kintu gisebetse. Mureke tumugire inama. Njyewe ku giti cyanjye nkurikije ukuntu mbyumva, kantekereze neza numve. Wa musore we, mbere na mbere uzigaye, kandi nyuma yo kwigaya uzasaba imbabazi. Cyokoze ubaye intwari kuba basubashije kwemera gutunga uwo mwana w'umukobwa, kuko nanone byari kuba bibi cyane iyo atererana uyu mukobwa akabyarira mu rugo na nyina akabyarira mu rugo. Noneho ni hahandi usanga inkuru ibaye kimomo ku musozi, abantu bose bakumirwa, bata umuryango wo kwa runaka nyuma y'uko umugabo agiye, ati bahise bigira indaya. Ariko se uyu mugore abigenza ati? Ntago ashaka gukuramo inda. Iyo aba basi yari afite abandi bana, yari kuyikuramo akavuga uti ntago natunga umwana w'umukwe wanjye, ni igisebone n'inkuru itabaho. Ariko si iyi nda arayigereka kuri indi. Umwana namubaza uti ese mama kumbona ugiye kubyara kandi data yitabye Imana, uwo mwana ni uwande? Azavuga ko ari uwande. Njyewe ku giti cyanjye nkurikije ukuntu mbyumva, uyu mumama natuze, gukuramo inda n'ubundi ni icyaha, dore ko yagerageje inshuro nyinshi umutware we ataranitaba Imana, bakabura umwana wa kabiri. Kandi buri kintu kiba mu gihe cyacyo, ubu niho byari ngombwa ko abyara umwana wa kabiri. Kandi rega tujye tumenya neza ko buri kintu kigira ingaruka. N'aka kanya wowe wicaye ahangaha, niba uzi ko hari situation urimo cyangwa hari ibintu uri kunyuramo, nimba ari ibintu byiza uri gukora, uzakira ingaruka nziza. Niba hari ikintu uzi neza kibi uri gukora cyangwa uri kugambirira gukora, uzakira ingaruka mbi. Niko bigenda. Iyo wishoye mu ngeso z'ubusambanyi, ntago wabura ikintu nyuma uzakuramo. Wakuramo inda, wakuramo sida, wakuramo n'izindi ndwara nyinshi, wasenya, wanasara ngo biranasaza. Ubwo rero
iyo uyu mugore ajya kubijyamo yiteguye ko nyuma ye hashobora no guhura n'ingaruka iyo ari yo yose, ntabwo yari kuba ari kwicuza ko yari kuba yarafashe risike abizi. Rero inama nagira uyu mumama, wikuramo inda nk'uko n'ubundi wabyanzuye ko ntayo ushaka gukuramo. Uyu mukobwa wawe ruce urumire, ubike mu nda, ureke umukobwa wawe yiyubakire, ni igihe cye, reka akore mariage, ibyo bintu nabyibagirwe ubifate nk'ibitarabaye. Ahubwo noneho umukobwa wawe uzamubwire ko hari umusore wenda wakubeshya urukundo bikarangira guteye inda, kuko nta kindi wakora. Rucurumire, ubike mu nda, ibyo kubwiza ukuri umukobwa wawe abikoreho iki? Ntacyo afite yabikoraho, kubera yuko agiye kwiyubakira. Reka nawe ajye mu buzima nk'ubwo wagiyemo, barakundanye bararyamanye, ariko mwa basore mwe, reka mbabazi, iyo uryamanye n'umugore umwe utamukunda, ubibona ko uwo mugore ari gutangira kukwiyumvamo, niba wowe wiyumvamo ko nta kintu gihari, nta gafiringi namba na gake umufitiye, wamuretse hakiri kare. Ibaze ko uyu mugore muri ino message mwabyumvisha avuga uti bitewe n'uko uyu musore nabonaga n'ubundi dukundana dusa nk'abakundana, nendaga kumubwira tukibanira kuko numvaga kubyara nta mugabo ari igisebo ku mwana wanjye, none finally n'ubundi agiye kubyara nta mugabo. Mwumva ukuntu muri abahemu? Iyo ugiye ukarongora umugore ukamuvaho, ejo ukajya ku wundi, gutyo ejo ukajya ku wundi, wumva ari ibiki? Wumva atari umwanda? Uwo nguwo ni umwanda. Usa wanduye wamenye uwakwanduje ari uwuhe? Ko akirigiswe na benshi atamenya uwamusekeje. Nk'uyu musore arwaye nka sida, yavuga uti ninde wayinyanduje? Rero wa mumama we iturize, nta kundi, ni isomo ry'ubuzima. Usebeje umugabo wawe ariko nta kundi, byakire, ntacyo ufite wabikora. Buriya hari ibintu biba kavuga uti kanakira urwaje kuko nta kindi ufite wabikoraho. Ufite andi mahitamo narwo, rega wari kuba wiribuza n'aha ngaha kubivuga. Tuza ubigire ibanga, urucurumire. Umwana wawe azavukira rimwe n'umwuzukuru wawe, nubwo bazabahuje se, ubigire ibanga wicecekere. Ahubwo ikibazo kirimo buriya nibaza basa nibaza basa, ariko abantu basa nta n'icyo bapfana, nkanswe abo ngabo bazabahuje harimo isano ry'amaraso. So guys, rero njye niyo nama numva namugira. Ese wowe udukurikiye, urumva uyu mugore yabikora ate? Wese uko ngo kubyumva, cyangwa hari ikindi gitekerezo wafite kidasanzwe? Nkwibutsa ko rero niba ukeneye serivisi za massage, ukeneye kuruhuka, ikindi ukeneye kudusangiza ubuhamya bwawe, ushaka kugira igitekerezo waduha, watwandikira kuri za nimero nababwiye. Mwakoze cyane kudukurikira.